Kuri ino ncuro ndaje ngo turebere hamwe amakuru atandukanye, ariko tugiye kuza kwibanda kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatunguye u Rwanda ku rwego rukomeye cyane, zandikiye u Rwanda ibaruwa nziza cyane rwose ifunguye bwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko nicyo gihugu cya mbere ku isi cyari cyaranze cyangwa se cyarinangiye gukoresha inyito iboneye Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Gusa cy'ubutumwa cyageneye igihugu cy'u Rwanda ni ubutumwa bwiza cyane ndetse n'ubutumwa mu by'ukuri bw'amateka, ndaza kwita ko rwose ari inyandiko y'amateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zageneye igihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo ntizimbye magambo ngaruke mu kanya gato cyane ndi gukwinjiza muri iyi nkuru ku buryo burambuye, gusa cyo dushobora no kuza kugenda turebera hamwe andi makuru agiye atandukanye. Ku nshuro ya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuye ku izima zikoresha inyito iboneye Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma y'imyaka myinshi cyane iki gihugu cyarinangiye. Ubutumwa bwashyizwe hanze n'ibiro bya Amerika bishinzwe Afurika mu ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga buragira buti mu gihe cyo kwibuka twunamiye inzirakarengane za Jenoside yakorewe Abatutsi, tunazirikana amarorerwa ndengakamere yayiranze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'u Rwanda mu bumwe n'ubwiyunge kandi zamaganye zivuye inyuma ipfobya ndetse no gutesha agaciro Jenoside. Ubutumwa bwashyizwe hanze n'umuyobozi mukuru ushinzwe Afurika mu biro bishinzwe ububanyi n'amahanga bya Amerika, Nikki Cheka, bukomeza buvuga ko Amerika yibuka Abatutsi bagera kuri miliyoni hamwe n'Abahutu n'Abatwa n'abandi bishwe bazira kutavuga rumwe na leta yakoraga Jenoside. Cheka yavuze ko yifatanyije cyane n'abandi mu kwibuka inzirakarengane zishwe, imiryango yabuze abayo ndetse n'umuryango mugari wasenyutse. Ati njye ubwanjye nasuye u Rwanda mbona n'amaso yanjye ahantu Jenoside yabereye i Nyamata n'Intarama, ahahoze za kiliziya, aho ibihumbi by'Abatutsi biciwe bunyamaswa n'intagondwa. Yavuze ko yahagaze imbere ya alitari zo muri izo kiliziya ashengurwa cyane n'uburemere bw'ibyabaye. Ati kuri alitari aho igitambo gitagatifu cya misa gitangirwa, aho amaraso ya Yezu agaragarizwa nk'agakiza k'isi, hahurijwe amaraso y'inzirakarengane muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Yavuze ko kubona alitari yahindutse ahantu hamenewe amaraso ya muntu bigaragaza itandukaniro riri hagati ya Yezu Kristo ndetse n'ubushobozi bwa muntu bwo gukora. Yavuze ko Jenoside itabaye ku bw'impanuka ahubwo ko yatewe n'ubushake bw'ubuyobozi bwariho. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye ubushake bw'u Rwanda mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge. Turamagana cyane abahembera imvugo z'urwango mu guhembera amakimbirane n'inzangano aho gukoresha ijwi ryabo mu kwimakaza amahoro. Amerika yavuze ko muri iki gihe cyo kwibuka ari n'umwanya mwiza wo gushimangira ubushake bwayo bwo kubaka isi izira amarorerwa nka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ati ikintu cy'ingenzi kugira ngo bigerweho ni uguha ubutabera abarokotse Jenoside binyuze mu gukurikirana abayigizemo uruhare. Amerika yagaragaje ko rwose ari kimwe mu bihugu bifatanya n'u Rwanda ndetse bikaruvuganira mu bijyanye no kuryoza abagize uruhare rukomeye cyane muri Jenoside yakorewe Abatutsi, bakaryozwa ibyo bakoze. Ati rwose ibyo ngibyo nibyo tugomba gukora ku rwego rugaragara. Iki gihugu kibukije kandi ko cyafashije byinshi birimo no gushyiraho urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ICTR. Ati binyuze mu bufatanye mu bya diplomasi ndetse no gusangira amakuru, twafashije mu guta muri yombi, kuburanisha ndetse no guhererekanya abanyabyaha bagize uruhare muri Jenoside. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bacu mu kujyana mu nkiko abagize uruhare muri Jenoside. Ubwo yatangizaga icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, Perezida Paul Kagame yagarutse ku bantu banze kuva ku izima bagakomeza gukoresha inyito itari yo kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ati muri 2018 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje umwanzuro w'uko Jenoside yakorewe Abatutsi yitwa izina ryayo nyaryo, kandi uyu mwanzuro ukaba warashigikiwe n'ibihugu byose bigize uyu muryango usibye kimwe gusa. Ubusanzwe Amerika yajyaga kuvuga ku mvugo ya Jenoside yakorewe Abatutsi yayitaga ko ari Jenoside gusa cyangwa se Jenoside yo mu Rwanda, ariko ntihavugwe abayikorewe. Mu nyandiko nyinshi cyane za Amerika n'abayobozi bayo ku bijyanye no kwibuka bavugaga ko rwose ngo bibuka Abatutsi, Abahutu ndetse n'Abatwa hamwe n'abandi bishwe muri Jenoside. Ibi ubwabyo bihabanye cyane n'ukuri, kuko mu 1994 abahigwaga bari Abatutsi kandi 93.7% nibo bishwe mu gihe cy'iminsi 100. Ijanisha risigaye n'abandi batahigwaga batari Abatutsi bishwe bazizwa ibitekerezo byabo nk'uko byagaragajwe n'ibarura rya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu muri 2004, ari naryo ryaje kwemeza umubare nyakuri
by'ukuri w'abishwe muri jenoside ko bangana na 1,074,071. Kuwa 23 Mutarama muri 2018 nibwo inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yafashe umwanzuro ko buri tariki ya 7 Mata hazajya hibukwa jenoside yakorewe abatutsi, hahindurwa inyito yari isanzwe yavugaga ko ari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana kuri jenoside yo mu 1994 mu Rwanda. Inyito yari yarashyizweho n'umwanzuro wo ku itariki ya 23 Kuza muri 2003 itangira gukoreshwa muri 2004. U Rwanda rwagaragaje ko guhindura iyo nyito bikaba jenoside yakorewe abatutsi bigamije kugaragaza ukuri kw'ibyabaye ndetse no kwimurwaho abahakana ndetse n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi bitwikira inyito ya Loni. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu by'Uburayi byanze gutora uwo mwanzuro nubwo bitawubujije kwemezwa kuko ngo washyigikiwe n'ibindi bihugu byinshi cyane ku isi. Icyo gihe Amerika yavuze ko guhindura inyito bitagaragaza neza uburemere bwa jenoside n'ubugizi bwa nabi bwakorewe andi moko. Kuva icyo gihe yakomeje mu murongo yari irimo uwahoze ari umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken ubwo yari i Kigali muri 2022 yabashijwe impamvu Amerika yinangiye no gukoresha imvugo yemejwe, asubiza agira ati ku bijyanye no kwemera jenoside n'amahano yakozwe aho duhagaze harazwi, tuzakomeza gukorana na Loni hagamijwe kugera ku nyito iyo ari yo yose iboneye y'amateka, ari nako dukora ibishoboka byose kugira ngo ayo mateka atazigera asubira. Uwahoze ari ambasaderi wa Amerika muri Loni Kelly Craft yigeze kuvuga ko rwose igihugu cye kitishimiye uburyo ibiganiro byaganishije ku mwanzuro wo guhitamo inyito jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 byakozwemo. Icyo gihe yavugaga ko igihugu kibona ko gukoresha iyo mvugo igarukira gusa kuvuga jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ari ukwirengagiza uburemere n'ingaruka iyi jenoside yagize ku yandi matsinda y'abantu. Ibyo Amerika yari yarakoze ntiyajyaga ibikora ku kindi gihugu ngo wenda ibivuge kuri Israel ibijyanye na jenoside yakorewe abayahudi. Intambara ya kabiri y'isi ari nayo yaciyemo abayahudi miliyoni 6, muri rusange yaguyemo abantu miliyoni 75, ni ukuvuga ko yiciwemo abantu byibura miliyoni 69 batari abayahudi. Nubwo abayahudi aribo bari bagenderewe mu mugambi w'abanazi wo kubarimbura, hari abandi bishwe ku mpamvu za politike ndetse n'iz'uruhu. Abo barimo rero abana bahuje itsinda, abafite ubumuga, Baroma bafite inkomoko mu majyaruguru y'Ubuhinde, abo mu bwoko bw'abasirevzi, abahamya ba Yehova ndetse n'abandi banyapolitike batavugaga rumwe n'abanazi n'abandi basize imyemerere yabo. Gusa nubwo aba batari abayahudi bishwe, ntabwo babarwaga nk'abazize jenoside yakorewe abayahudi kuko iyo ubwayo isobanurwa nk'ubwicanyi bwakorewe abayahudi bukozwe n'abanazi bashakaga kubarimbura n'ubundi ngo babamareho burundu. Aho rero niho benshi cyane baheraga bibaza ukuntu igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeza gukoresha imvugo yo kuyobya uburari ndetse no gupfobya iyo bigeze kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, nyamara kandi kuri Israel baragaragaje neza cyane ukuri kuri jenoside yakorewe abayahudi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago ari uko nguko gusa byagarukiye aho, gusa zakomeje nyine kugenda zigaragaza amagambo yazo menshi cyane kandi meza cyane ku gihugu cy'u Rwanda, zikagaragaza ko zizakomeza kwifatanya neza cyane n'igihugu cy'u Rwanda mu gukomeza guta muri yombi abagize uruhare rukomeye cyane muri ubu bwicanyi ndengakamere nk'uko byakomeje kugenda bisobanurwa muri iyi nyandiko. Ni inyandiko muri rusange mu by'ukuri yatunguye cyane igihugu cy'u Rwanda. Birumvikana neza cyane ko rwose ari ubwa mbere mu mateka yazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'u Rwanda muri ubu buryo kandi zikoresha imvugo nziza cyane iboneye mu kugaragaza neza cyane ukuri aho gushingiye ndetse no kwerekana neza cyane ko rwose zizakomeza kugenda zigaragaza uburemere bw'icyaha ndetse n'ububabare ndengakamere bwabaye mu gihugu cy'u Rwanda muri uwo mwaka w'1994. Hanyuma ndagira ngo mbashimire mwakoze kubana natwe muri aya makuru yaragezweho muri kano kanya. Ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye muzajya mukomeza kugenda mubanamo natwe 5 kuri 5. Ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose aho muherereye hose hirya no hino mu isi.